ahubwo njye mboneye kwibariza ikibazo kijyanye na sibu. Uko biri kose tuzi neza ko sibu ariyo izadufasha kubona ibyo tuzakenera, kandi twanakanguriwe kuba tugomba kwimenyereza cyangwa se kuba kwishyira intekerezo bugufi kugira ngo n'ubundi sibu iduhahire, kuko byanashoboka ko hazaboneka wenda n'ibindi bigo bitari sibu bishobora kuzatuzanira ibintu, ariko kandi twigishijwe ibyiza byo guhahira muri sibu kuko ni iyacu. Abayobozi bacu twabanye mu mushinga batwigisha badufashije n'ubu batuyoboye muri sibu. Ibi ni byiza cyane. Ikibazo gihe numvaga nari mfite ni iki ngiki, nubwo dutegereje open mainnet, ariko numva wenda hari ikintu umuntu atabura kwibaza. Open mainnet iramutse ibaye ahari n'ubundi ibyo guhaha bitari byagezwa ku isoko, byazatubana ikibazo, kuko rimwe na rimwe abantu bamwe bazatekereza ko amafaranga yabo bisa nkaho nta gaciro agiye kugira ko badafite ibyo buyahahemo. Ubwo ugenda bibaza nkanjye, mumbabarire na nubwo se nkaho nihuse, ariko nta kundi. Hakurya nkibaza nti ahari ibintu biri ku rutonde rw'ibintu dushobora kuzabona, aho kugira ngo bizafunguke tubitegereze igihe kirekire. Mu rutonde rw'ibintu n'ubundi sibu nk'umucuruzi ku isoko, ntabwo umucuruzi ajya kurangura ibintu ngo abirangure ku munsi yo gukonsoma. Numva sibu yakadufashije ikatubwira uti ku isoko nudutangira tuzatangirana n'ibi 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 n'ibi. Hanyuma abakeneye gukoresha komande cyangwa se abazagira ibintu runaka bakenera mu byiciro cyangwa se mu turere barimo, abari Burengerazuba, abari Burasirazuba, bagatangira kugaragaza ibintu bazakenera kugira ngo mu by'ibanze byazaza hazaza ibyo dukeneye, kuburyo tuzajya ku isoko dusanga ibyo dushaka koko byarahageze. Ni igitekerezo cyanjye, kuko uyu munsi ntekereza ko niba twarabwiwe yuko mu mpera z'umwaka 2024 dushaka kuza kuri open mainnet, byumvikana ko tugera igihe cyo kuzajya ku isoko ngo duhahe, ariko si mu by'ukuri ko tuzaba dukeneye ibintu bitandukanye. Nagombye kudufasha mu nama mudukorera nka sibu cyangwa se nk'isoko ryacu tuzahahiramo, mukaba muzi neza ko abazabahahira ari twebwe. Mwagombye kudukorera igisa, ubwo sinakita nk'iki nka kataloge se, murambabarira sinzi niba mbihaye izina ry'ibyo, mukavuga muti tuzatangira dufite ibintu ibi n'ibi, okay, bityo abantu tugatangira kugaragaza ibyo tuzakenera kugira ngo mumenye, cyangwa se mukanatubaza natwe ku rubuga tukabivugira tuti wenda nakose ibyo byaba by'urunduka ngo umuntu atange komande hari ku rubuga, mukatubwira umurongo twabarizamo, umuntu akajya kuvuga ibyo yazakenera, bityo mukazana ibyo mwazatuzanira mu by'imbere, ku buryo bazafungura tukajya guhaha ibihuye n'ibyo twatekereje mbere, kandi twabwiye ubuyobozi bwacu bwa sibe. Murakoze cyane, igitekerezo nari ntanze bikunze mwatubwira uko mubitekereza. Naho bibaye ko isoko ry'amafaranga yacu rizafunguka mukabona kujya kutuzanira ibintu kandi bitari hafi, ubwo wasanga twazanira andi mezi runaka kugira ngo ibintu bihagere, bikaba ibibazo. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Wiriwe neza. Ubaje ikibazo cyiza cyane, ariko uburyo nagusubizamo sinzi, ntabwo ushobora kutanyurwa. Birashoboka, kuko icyo nakubwira cyo cya mbere ni uko tutakwifuza ibintu uko twabibona mbere y'igihe, kandi sibu ntabwo izahera ku bintu biciri, ntabwo izatuzanira, ntabwo baronshinga ngo batekereze ko bagiye kutuzanira amasogisi ku ikubitiro, ngo batuzanire ibyiko, batuzanire amasahane, batuzanire utuntu tudashinga. Oya, sibu rero bo bazakora bameze nk'umuhuza.
bameze nk'umuhuza ya- mu bihugu bifite inganda, kandi abazungu mu by'ukuri bazi neza yuko payi ari amafaranga, yemewe ko ari amafaranga ariko atarahabwa uburenganzira, kandi ayo mafaranga bakaba bazi agaciro kayo kurusha twebwe, kuko iyo babitubwira tubyumva bimeze nk'amakuru, twumva ari nk'ibintu nkuko bajya batubwira ngo Yesu azaza, abavugabutumwa, tugatangira tukavuga ngo ariko se ko twavutse bavuga ko azaza, bizagenda bitazaza ryari? Bamwe bakumva ko bidashoboka, ariko abazungu kubera yuko mumbabarire bisobanura mushobora kutanyumva neza, ariko kubera ko abazungu n'ubundi bazi agaciro k'ibyo dufite, bariteguye. Ariko ku muzo wa mbere, ubundi ibikoresho byose biri elegitoronike, mwitegure ko muzabibona. Batubwira ko ibikoresho byose biri elegitoronike byose ariyo biri ku ikubitiro, ariko n'ibindi byose bizaza. Bivuze ngo abazungu niba bafite inganda zabo zitandukanye, murabizi ibintu duhereye ku byo dukoresha mu buzima busanzwe bwo mu rugo, ari ibikoreshwa n'abakene, ari ibikoreshwa n'abakire, byose murabizi ko bituruka hanze y'igihugu. Ukuye ibyo kurya turya, kandi nabyo hari ibituruka hanze, ariko muzirikane yuko bari abantu biteguye, bategereje open minded. Sibo nayo iriteguye, ariko nayo itegereje open minded. Bose nta kindi bategereje uretse open minded. Batubwira ko ku ikubitiro abo babashe kuvugana nabo ari abafite ibikoresho bisanzwe kandi bizima, ibikoresho bifatika biri elegitoronike, byose tuzabibona, niyo bizaza ku ikubitiro rya mbere. Ubwo rero ntabwo dukwiye kugira ubwira, ahubwo twakabaye tugira ubwira bwo kwibaza ngo bazaronshinga ryari, kandi nabyo ntitwabimenya bitewe n'uko kuba timu ikorera mu bwiru kumwe na bose wayo. Ahubwo dusenga Imana baronshinge, nibamara kuronshinga ibintu ibikoresho bitangire biboneke. Mwibuke yuko impamvu bategereza kuronshinga ni uko icyo gihe sisiteme izaba ishobora kukonvatinga amafaranga payi mu mafaranga. Kandi mwibuke bariya batsinye amasoko yuko, murabizi ababejeje mu mushinga babahaye 1000 cya payi nk'abantu bazanye abakiriya, baya ba nyiri imishinga bo bahawe 10,000 bya payi nka bonasi yuko bakoze imishinga igacamo. Abantu bahawe 10,000 bya payi ni nyinshi cyane, niyo yaba ari payi 1000 yaba ari nyinshi cyane. Bivuze ngo bafite igishoro cyo gutangirana mu bicuruzwa uko byaba bingana kose, kandi kabone niyo batagira amafaranga, bo ni nk'umuhuza, nkuko nahoze namye mbibabwira, ni nk'umuhuza bitewe n'uko bene ibicuruzwa bariteguye, bakeneye kubitanga, twebwe twikeneye kubyakira. Ariko hagati yacu na ba nyiri ibicuruzwa, ba nyiri inganda, harimo umuntu witwa Sibo Network. Azi ku ruhande rumwe azaba akeneye product, ku rundi ruhande azi ba nyiri inganda nabo bakorera n'uriho kubizana. Bivuze ngo Sibo niyo nzira izaduha ibicuruzwa. Ariko njya mbibwira n'abantu, nta nubwo twayitindaho cyane. Yego nibajya kuronshinga amasoko azaba menshi, abenshi murimo kuvugira aha ngaha, muzajya murimo kwambaza amasoko yanyu muvuga muti twe mwagana injiniri mwaza mugaha nta kibazo, amasoko azavuka ari menshi, tuzabona ibicuruzwa byose nk'uko muzi namwe uko umuntu abona ibicuruzwa byose aba akeneye, guhera ku nkweto n'imyambaro kugera ku modoka. Ahubwo n'imyenda irahenze, guhera ku masogisi yambarwa mu nkweto, yabona niwo mwenda uciriritse amafaranga wenda 500, guhera ku masogisi kugera ku modoka. Ba nyiri izo nganda bose biteguye kwakira payi bagatanga ibyo bafite, kandi bazi neza yuko twe twamayininze dukeneye kubona ibicuruzwa, bitewe n'uko barabizi neza yuko dushidikanya ku bukungu dufite. Kandi reka mbabwize ukuri, twitegure ko tuzaregreta nyuma, nibamara kuronshinga nyuma y'umwaka umwe, nibwo tuzashyira ubwenge ku gihita nyine twicuze uti kubera iki baraje bazana ibicuruzwa. Nibabizana tubone telefoni ihagaze 0.0006,
twabona uburyo ihenzemo tukumva n'uwatubaza 0.5 twayishyura. Twese twihutire guhaha, amatelefone azatugeraho, amakompiyuta tugereho, ibiki byose twihutire duhaye twirukanka tumeze nk'abarimo gutoragura. Ariko nyuma y'igihe runaka payi nitumara kwisesengura neza, igiciro kigasobanuka, buri muntu akajya akayicuratinga akareba icyo yaguze n'amafaranga yabiguze, azajya asanga ku gishoro ku mafaranga yakabaye abitangaho yarakubye inshuro 10. Ikintu cyari gihagaze ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 100 warakiguze miliyoni. Icyari gihagaze miliyoni nzima wakiguze miliyoni 10. Muzabibona nyuma. Ni nayo mpamvu sisitemu yabo barimo kugenda badushyiramo imitego. None murabona ko baduhaye no kuvuga ngo n'iziri kuri available balance ngo twiyemeze gukora lock-up, tugire izo rokinga, tuzigome zive mu ntoki zacu, dusigarane dukeya bishoboka, atari tutazicuza. Ubwo rero abantu bose ku isi bose biteguye kubona ibicuruzwa, na ba nyir'inganda biteguye gutanga ibicuruzwa byabo, depo zabo ziriteguye bitewe nuko bazi ko n'ubundi sisitemu irakonvatinga. Naho wazajya kurangura hariho hose bayemera amadolari batemera payi, sisitemu irakonvatinga ukabona amadolari ukajya kurangura icyo ushaka. Nubona birangura muri payi ukabizana, uzashatse uzabigusha amafaranga cyangwa amadolari cyangwa amapayi nanone. Bivuze ngo impande zose bariteguye. Gusa ntabwo dukwiye kugira uvuga ngo twiyandike ngo turebe ngo utuntu twaba dukenewe. Oya, ahubwo dusenga Imana baroncinga. Umuntu iyo afite amafaranga aravuga rikijyana, ntabwo avuga ngo nzatumiza ibi. Oya, itonde baroncinge payi b'amafaranga. Ubona uburenganzira butembera ku isi aho ushaka ariho hose, ubona uburenganzira butumiza icyo ushaka cyose. Nyamwira abantu ikintu cyose mukeneye, wumva ukeneye uzakibona. Simboni zitakiguha, izindi kampani zakiguha. Izo kampani zitakiguha, abacuruzi ku giti cyabo bazakiguha. Ariko ndabwiza ukuri, no kugira ngo uko turi hano ku rubuga bose niko bazakomeza kwicara. Itonde baroncinge sura uretse n'aya masoko turimo kuvuga rero ko benshi batigereye aho bibera cyangwa aho bikorerwa. Abantu benshi bazigererayo, usange n'abacuruzi babizana ni benshi cyane. Twebwe dusenga Imana baroncinge. Ibindi yo kuvuga ngo bazaduha iki, ngo bazaduha bwoko ki. Oya, iyo umuntu afite amafaranga ntabwo bamuha, ariha. Nimara kuba amafaranga tubifite, payi nihinduka amafaranga muri telefone yawe, muri wallet yawe, uretse kujya guhaha unakonvatinga, uva ngaho wagera Nairobi ugasaba babwira payi ugasanga ntibazi ibyo ari byo. Wowe ufite ubushobozi bukonvatinga, wakonvatinga then ufite itemu yawe kubita mu mashini uguhereza amadolari, ugura icyo ushaka. Ujya nk'igihe baba ukivuga ngo nibaza ngo barazanira iki ngo ugure. Oya, ahubwo utegeka. Iyo uri ufite amafaranga ubu uri umuntu uvuga rikijyana, icyo ukenera cyose urakibona. Uri twe kugira ubwira bavuga ngo twakwiyandika ese bazatuzana iki tubyitegure. Oya, ibyo wabikora ari uko keretse ibyo byakorwa ari uko ari ba bantu wenda, ariko umuntu ushatse kwigoma akavuga ati ngo batararoncinga njye rifite amadolari yanjye, reka njye ku isoko mpahe mbizane mbibahereza mu payi. Icyo gihe niho bamubaza ngo ese uratuzanira iki. Ariko twebwe dufite amafaranga ashoboka yose, dufite iryo soko, dufite n'abacuruzi bafatika, ese uretse ibyo ngibyo ni iki utatuma ngo kize? Nta kibaho. Murakoze, muramuke neza, ahubwo musengere open minded, ibindi mubyihorere. Imana ibarinde.